abantu benshi cyane bari kwibaza ngo ubundi ifaranga ritwaye iki. Icyo kibazo abantu benshi bari kwibazaho. Ubundi irangamuntu koranabuhanga ubundi wa mugani bihurira he? Benshi bakanzwe n'ibibwirizwa babwirije ku ngingo za COVID. Kambabwira ikintu cyitwa ubwaka icyo gikora. Iyo umuntu yagize ubwaka, icyo bumukora buramukamura ku buryo n'iby'ukuri iyo bijananirwa kugira hagarara. Umuntu yampamagaye y'amayahudi yarambwira ati ubu koko ndabigirane, ni byiza ko natwe twicaye aha mu nzu nk'umuryango ibi bintu turebe niba Imana yarabyanditse. A warning against political entanglements. Umuburo uhanganye na gahunda za politiki. Kambani basomere mu byahishuwe igice cya 13. Byahishuwe 13. Turasoma umurongo wa 16. Turasoma ku nyamaswa yavuye mu gitaka. Iyi nyamaswa yavuye mu gitaka ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Haranditse ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abumudendezo n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina ry'iyo nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abumudendezo. Mu kinyamakuru twaraye dusomye barakubwira ngo irangamuntu igomba guhabwa na mayibobo, irahabwa n'umwimukira. Nta muntu n'umwe ugomba gusigara mu isi atayifite. N'uruhinja rugomba kuba ruyifite. Ngira ngo muranabizi ko ahubwo bavuka bazihabwa. Ibintu babiri mu buriganya bwa Satani abantu bakagira ngo bizaza kandi ibintu bigeze kure binamaze igihe. Rero Amerika bwayo ni igomba gutera abantu bose ingeri zose imbata n'umudendezo kugira ngo bashyirweho ikimenyetso. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyumweru, ikimenyetso cy'Imana ni Isabato. Sibyo? Ibi bintu ni mu byumva ntabwo ari uko none se ikimenyetso bazagitera mu ruhanga bate? Kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cy'inyamaswa, ni uri bwemererwe wenyine. Bivuze ngo niba tubwiye ngo hatagira uwemererwa kugura, muri systeme yo kugura hagomba kuba harimo uburyo bwo gukontorora uko abantu bagura. None mutekereza ko leta ifite abasirikari bazahagarara kutuduka two muri quartier? None se leta ifite uburyo izahagarara ku ibase y'imineke abaturage bamanukana imineke bayimanukanye bagahita babwira ati mfite mpiya 300? Leta izahagarara ku mabase y'amavoka? Icyo leta ishobora ntabwo yakontorora abantu rujya n'uruza rw'abantu, yakontorora ifaranga. Niyo mpamvu yatekereje isanga hakwiye kubaho ifaranga ry'ikoranabuhanga, digital currency. Ifaranga ry'ikoranabuhanga rigomba kuba ribitse ku ikofi yitwa irangamuntu koranabuhanga, kubera ko nta gitero na kimwe ritoro rizagabwaho Imana itarakivuze. Imana yarabihishuye mu gitabo cyitwa Ibihamya ku bagabura n'ababwiriza butumwa bwiza. Ndi mu gitabo cy'icyongereza kuri page 270. Aya magambo ndayasoma uko yakabaye. Mbere yuko nyasoma reka mbanze ntangire. A warning against the political entanglements. Umuburo uhanganye na gahunda za leta mu isayiheruka. December 27th 1896. Tariki 27 Ukuboza 1896.
ni Elena White wanditse to the General Conference of 1897 ku nteko rusange iteganyijwe guterana mu cya 897. Iyi nama ndabibutsa ko Elena White ntabwo yatumiwemo kubera ko bari baramwohereje muri Australia, kubera nyuma ya cya gitero cyo mu cya 888 yoherejwe Australia ntiyongera gutumirwa mu nteko rusange. Arangije ijuru rimugendere yandika iki gihamya. Ndabibutsa ko mu gihe yandikaga ibi bintu hari habonetse icyorezo cy'ubushita, hari habonetse inkingo z'agahato, hari habonetse igitekerezo kivuga ngo hajyeho ifaranga rimwe. Ibi duhagazemo byagombaga kuba mu gihe cya Elena White ariho. Nibwo Elena White akibyerekwa yanditse akavuga ngo birashoboka ko abana bacu batazigera biga kaminuza kubera ko yabonaga ibimenyetso ku isi byamaze kwisukiranya. Reka mbabwire, arangije ijuru rimugendera aravuga ati reka nze ntango umuburo kuri bene data bazaza mu nteko rusange ya General Conference. I have words to speak to our brethren who shall assemble in the conference in 1897. Mfite amagambo yo kubwira bene data bazava imihanda yose bagahurira mu nteko rusange mu mwaka w'897. The present financial controversy, intambara iriho uyu munsi ijyanye n'iby'ubukungu, have been presented to me as one of Satan's masterpieces for this last day. Uwiteka yayingaragarije nk'igikoresho cya Satani, umutego wa Satani. Masterpieces, karundura, nta nubwo ari umutego usanzwe, ni masterpieces, nta nubwo ari umutego umwe, ni imitego. Kibazo kijyanye n'ubukungu. Ndasubiramo. There is a power moving from beneath, which is after the working of the great enemy. Hari imbaraga ziri guturuka ikuzimu, ziri kugenda zikora bwombo. Ni imbaraga zituruka ku mwanzi. I suppose our own people will step softly and move very guardedly and keep themselves aloof from all of this new issue in regard to the circulating currency. Nakifuje ku bwoko bwacu bene data abana b'Imana bakwirinda cyane bagahungira kuri ibyo bintu bijyanye n'ikibazo cya circulating currency, kibazo cy'ifaranga kirimo gikwirakwira kizenguruka impande zose. Ngo bagende gute? Nuko gihungira kure bakakirinda. This is not of the devising of God. Ntabwo ibiki ari ikintu Imana izanye. The changing of circulating currency, ihinduka ry'ifaranga bakorera ifaranga, ntabwo rwose ari Imana ibizanye. What will it affect? Mbese bizatwara iki? It will cause a state of things that will bring oppression to the poor and create great distress. Icyo bizakora nuko bizazana umubabaro ukomeye cyane no gukandamiza abakene, maze bikazana umubabaro mu isi. It is one of the devil's scams. Ni umwe mu mitego ya Satani cyangwa ni kimwe mu gishuko Satani azanye. And I thought those who believe the truth would not be deceived in the least degree upon this matter. Nakifuje kabizera ukuri kw'iki gihe badakwiye gushurukwa kubigendanye n'iki kibazo. But within the year of 1896, matters have been presented to me which have made me tremble for our people. Nyamara mu mwaka w'896, nyamara mu mwaka w'1896, ibi bibazo byanyujijwe imbere y'amaso yanjye, mpinda umushyitsi kubw'ubwoko bwacu. I have been where I had conversations from those in positions of trust in our institutions, and there was great warmth in controversy over the different position taken. Nabashije
kumva bene data bari mu biganiro bitandukanye, abo bene data bari mu myanya yo hejuru mu itorero ryacu, bari mu biganiro bitandukanye kugira ngo bagaragaze uruhande bahagazeho ku kibazo cy'ifaranga. The light given me was, this is the policy Satan has arranged to bring distress. Umucyo wanjeho umbwira ngo iri ni itegeko Satani yamaze gutegura rirazana umubabaro ku isi. Ngo ninde wamaze kuzanira itegeko? Satani. Kibazo cy'ifaranga rimwe ni ifaranga rya Satani. Will do we know how we may best please the Savior? Mbese twaba dusobanukiwe nuko dukwiye kunezeza umuremyi wacu? It is not engaging in political speeches. Nuko tudakwiye kwirundumurira mu magambo cyangwa ngo dushyire ibitekerezo byacu mu mbwirwaruhame z'abanyapolitike, either in or out of the pulpit, haba ku ruhimbi ndetse no hanze yarwo. Cyo kuzana ngo bavuze ntabwo bagomba. It is in considering with fear and trembling every word we utter. Ni ingenzi ko duhinda umushyitsi kandi tugatinya kuri buri jambo ryose dusohora mu kanwa kacu. Where the people assembled to worship God, let not a word be spoken that shall divert the mind from the great central interest, Jesus Christ and Him crucified. Mureka aho ubwoko bw'Imana buteraniye, he kugira umuntu n'umwe uvana ibitekerezo by'abantu ku Mana, maze ngo bakura ibitekerezo kuri Yesu ndetse Kristo wabambwe. The third angel's message is to be our burden of the warning. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu ni wo mutwaro dufite tugomba kwikorera. The side issues are not for us to meddle with. Ibibazo nk'ibyo bigenda bigaragara ntabwo tugomba kubyivangamo. Urumva ko na General Conference yabujijwe kwinjira mu kibazo cy'ifaranga rimwe. Ntabwo ugomba kuba umutwaro wacu. The burden of the work is to preach the word. Umutwaro mu murimo wacu ni ukubwiriza ijambo ry'Imana. There are those who have had an experience in preaching and labeling for the salvation of souls, for whom Christ has given the precious life. Harabo Kristo yahaye amahirwe yo kumenya kubwiriza agakiza Kristo yatuboneye, kandi akaba yaracunguye ubugingo kubw'agaciro gakomeye. The work is the special enterprise to engross every who feed the flock of God. Umurimo wacu ni umwihariko kugira ngo tubashe kugaburira umukumbi w'Imana. It is a time now when voices will be heard here. Iki ni cyo gihe kugira ngo uwumva abashe kumva. This is the way, walk in this path. Iyi niyo nzira, ni mubari yo muyinyura. By the Lord Jesus said, follow me. Yesu ari kuvuga ngo nimunkurikire. Unkurikira, he that follows me shall not walk in darkness. Unkurikira ntazigera agenda mu mwijima. The Savior of souls is to be our personal work, from which nothing is of sufficient moment to divert mind. Christ came to our world to save souls, to diffuse light amid the moral darkness. A living voice is heard. I'm the way, the truth, and the life. Gukiza imitima niwo murimo wacu. Nta kindi kintu gifite agaciro nk'icyo ngicyo. Kristo Yesu yaje mu isi yacu, atanga ubugingo bwe kugira ngo abashe gukwirakwiza umucyo maze wirukana umwijima. A living voice is heard. I'm the way, the truth, and the life. Ijwi ry'uhoraho ryarumvikanye rigira riti, ni njye nzira, ukuri ndetse n'ubugingo. Let politics alone. Ibintu bya politike mubireke bigumi iyo ngiyo. I was surprised. Naratangaye cyane as I saw men who claim to believe the truth for this time, all excited in regard to the matters. Naratangaye cyane igihe nabonaga bene data bahagaze mu kuri kw'iki gihe, bari banezerewe, bari kwitera hejuru kubw'iki kibazo. Mbese which led to the Lord Jesus and the eternal interest? Mbese icyo kibazo cyari kijyanye n'agakiza Yesu yaboneye inyoko muntu? No, oya,
but they seemed to be wonderfully excited in regard to the currency. Icyari kibatwaye urundi ruhande cyari ikibazo kijyanye n'ifaranga. Some ministers were distinguishing themselves by weaving this subject into their discourses. Bamwe mu bagabura icyo kibazo bari bakigize icyo ku ruhembe rw'imbere. They were excitedly involving themselves. Bari bamaze gufata uruhande, taking side in regard to this question that the Lord did not lay upon them the burden to engage in. Bari bamaze kwikorera uyu mutwaro nk'aho ari wo mutwaro bagomba kwikorera. These persons seems to have a large share of self-sufficiency. Aba bantu bagaragaraga nk'abantu bihagije ubwabo, but they themselves really did know what they were advocating for. Ariko ntabwo bari basobanukiwe n'ibyo bari barimo babera abavugizi. Ariko inyandiko yacu iratubwiye ngo bari bamaze gufata uruhande, bamaze kuba abavugizi b'ibya Satani. They knew not whether they were defending principles that originated in the council of heaven or in the council of Satan. Ntabwo barebye wari kwibaza ni na wari kumenya niba amahame bahisemo guhagarara amahame yavuye mu ijuru cyangwa ari amahame ya Satani. The voice of one in authority spoke with great decision. Ijwi rimwe ry'umuyobozi umwe yaravuze nk'uri gufata umwanzuro avuga ati, you know not what man of the spirit you are of. Yaravuze ati ntabwo muzi umwuka ubayoboye. Read the directions given by the only begotten Son of God when enshrouded in the cloudy pillar. Nimukurikira ijwi ry'umucunguzi wabyawe n'Imana cyangwa umwana w'ikinege w'Imana ababwire mukurikira ibyo yababwiye ahagaze mu nkingi y'igicu. When that voice is obeyed, nimuramuka mwumvira ijwi rya Yesu, you will not give your voices or influence on any policy to enrich few, to bring oppression and suffering to the poorer class of humanity. Nimuramuka mwumviye iryo jwi rya Yesu, ntabwo muzigera mufata uruhande ku bintu ibyo ari byo byose bishobora kuza kwisi bigamije gukandamiza abakene. There is in this excitement just a word separate those of the same faith. There is in this excitement just what separates those of the same faith. Muri iki kibazo niho dukwiye kugaragariza itandukaniro ryabo dufite kwizera kimwe. In this bearing the divine credential, mbese twaba twikoreye ibijyanye n'ubutumwa bwiza, be aware, mwitonde. See that your arm is not linked in the arm of personal demons. Mwitonde mudasanga amaboko yanyu yaramaze gufatana mu biganza n'amaboko y'abadayimoni. He is in appearance as a man. Yigaragaza ameze nk'umuntu. He is walking about as a roaring lion. Ahora Satani azerera nk'intare yivuga. Seeking whom he may devour. Ashaka uwo yaconshomera, and he finds them among Seventh-day Adventists. None abonye umuhigo we mu Badiventiste umunsi wa karindwi. Mbega gahinda, iri ni yerekwa rikomeye cyane yagize ku buryo Satani yahoraga higa nk'intare yivuga, none abo yivuga babonye mu Badiventiste umunsi wa karindwi. He can terrify by his roaring. Azana Satani tera bwoba ameze nk'intare yidoga. But when he suits his purpose best, yabonye bikwiriye mu mugambi we, he has the sweet voice of an angel of light and speak of heavenly things. Yabonye biramunezeza kugira ngo agufatire mu gico, ari uko aravuga neza, avuga kajwi keza nka kamarayika karyoheye amatwi, akivugishwa ibintu byo mu ijuru. Muramenye kujya mu ijuru no gusenga gusa, upfa kuba warababariwe ibyaha, upfa kuba nta kibazo. Tugiye kumva amajwi y'abadayimoni avuga. Does he not know all about heavenly glory? Mbese Lusiferi ntagazi ibyo mu ijuru ko byifashe? I inquired why those who could read the Bible and see the perils of the last days were so ready to snatch up matters they have best let alone. Naratangaye kandi ngira gahinda igihe nasomaga Bibiliya, maze nkabona abantu bari bafashe kukuri aho guhagarara kukuri, binjiye mu ngingo bagombaga kujugunya ku ruhande nkaho batayitaye.
How can they connect with men who are advancing principles that originated in council of demons? Ni gute bene data b'abadivantiste mu nzu wa karindwi bashobora gutinyuka kuvugira amategeko n'amahame byacuriwe mu nama z'abadayimoni? Why do they not see that this is not work the Lord has said them to do? Kubera iki bene data b'abadivantiste badashobora kubona ko yatari umutwaro twikorejwe? Igitabo ndi gusoma ni Testimony to Ministers and Gospel Workers, bihamya ku bagabura n'ababwiriza butumwa bwiza. The answer came, igisubizo cyanjeho, because their heart are lifted up unto vanity. Nuko igisubizo cyanjeho nuko imitima yabo yamaze kujya kubitagira umumaro. They are beguiled, bamaze kwangizwa, bararozwe. They do not know how weak they are. Ntabwo basobanukiwe n'uburyo cyari abanyantege nke. There are many who will be deluded. Hari benshi bazatembanwa, and who by pen and voice will cast their whole influence to create an evil condition of the things. Hari n'abandi bazakoresha ikaramu yabo, abandi bagakoresha amajwi kugira ngo bandike ibyo bintu bitagira umumaro bayobya abandi. But they should not be bound up with the evil workers. Ntabwo bagakwiye kwemera gukorana n'abakozi ba Satani. Ntabwo bagakwiye kwemera gukora gutyo. Bwoko bw'Imana bugomba kuba bwitandukanyije nabo. All who are longing for some engagement that will present Jehu riding Phileas will have opportunity enough to distinguish themselves. Abafite umutima nk'uwari muri Yehu maze bakaba basaba kugira ngo bahagarare bashikamye, nabo bazagaragaza itandukaniro. Hazahita haboneka imigabane ibiri n'ubundi. Their arm will be linked with who was once and exalted angels, and who has not forgotten his manners in the heavenly court. Amaboko yabo azafatana mu biganza, bamwe bafatane na Kristo, abandi bazahita bafatana n'umwe watsinzwe kubwo kwishyira hejuru mu bikari byo mu ijuru. These manners he will assume, and in representing persons he will lure many whose life is not hid with Christ in God. Abagiye gutembanwa nabo umwanzi agiye gufatirana, bagatembanwa bitewe n'uko ubugingo bwabo batigeze babwegurira Yesu ngo bahishanwe na Kristo mu Mana. Bavandimwe inshuti z'umusaraba, dukeneye guhisha imibereho yacu muri Kristo, nibitaba ibyo tugiye gukorwa n'isoni. Urukundo rwa benshi rugomba gukonja, ibintu bigiye kuba bibi. Na amagambo menshi, ingingo ni ndende yakomeje kuyivugaho. Wibaze ko twahereye kuri 170 turangije page zigera muri 2 twari twinjiye ku ya 3. Aha hose aravuga ku kibazo cy'ifaranga rimwe. Bavandimwe, kuko bw'Imana bukeneye kwitonda, bakwiye kwitonda ku rwego rw'ikirenga. Rikatsoma amagambo yanditse kuri page ya 274. Ndacyari kuri cyakigisho. Haranditse ngo, now in probationary time we are all on test and trial. Muri iki gihe cyakanya kinyongezo duhawe gato cyane, turi mu gihe kigeragezwa n'ishungura. Satan is working with his devising enchantments and bribes, and some will think that by their scams they have made wonderful speculation. Muri iki gihe cy'ishungura rero uko bimeze, Satani ari gukora mu buryo bukomeye cyane ngo ashuke, ayobye, atange ruswa, yifatira ibitekerezo bya benshi, maze bajye birirwa bavuga bati twakoze umurimo ndetse mwiza cyane, wonderful speculations. Ubu benshi bagiye gutega amamoto bagenda bavuga bati tugiye gusenya, kandi bamaze gufatwa. But lo, as they thought they were rising securely and were carrying themselves loftily in selfishness, they learned that God can scatter faster than they can gather. Nyamara ikigaragara uko barushaho kuzamuka, bari bikoreye imitwaro yo kwikunda, ni nayo mpamvu Imana igiye kubatatanya nabo. I have seen the wicked in great power.
nabonye ababi abakozi ba Satani bafite imbaraga nyinshi, and spreading himself like a green bay tree, bari bahagurutse bakwirakwira imishwaro hose bari kuyobya ubwoko bw'Imana, bari bameze nk'igiti nk'ibibabi by'ibiti bakwiriye imihanda yose. Yet he passed away, and lo, he was not here. I sought him, but he could not be found. He who sees the end from the beginning and who brings all out of confusion is doing all things well. Nyamara babashije kugwa mu nzira ntibarokotse kubera kurebera ubwoko bw'Imana yarababereye maso. Kambabwire, Yesu wacu atubereye maso, ntabwo dukeneye kwirwanirira. Uwaboneye itangiriro, uwaboneye iherezo mu itangiriro, niwe uduhagarariye ngo akureho urujijo rwose. Ibintu bya Satani ntibyihisha, ikibikubwira uzabibona bitangira ku neza mu kanya birahatwa. Rero reka ngarukira aha, ufite amatwi yumva ashobora kumva. Sorry gatoreka mansome na magambo ni kuri ya page ya 174. They are men who stand in the pulpit as shepherds, professing to feed the flock, while the sheep are starving for bread of life. Hari benshi bahagaze ku ruhimbi, bahagaze nk'abungeri, baravuga ko bari kugaburira umukumbi, ariko intama zishwe n'inzara yo kubura umutsima w'ubugingo. They are long drawn out discourses, largely made up of relation of anecdotes, but the hearts of the bearers are not touched. Ibibwirizwa biri kuvugwa byari byibanze kuri ingingo idafite agaciro. Umubare nyamwinshi wari wamaze gutwarwa, imitima ya benshi ntabwo yari iri gukorwaho. The feelings of some may be moved. They may shed a few tears, but their heart are not broken. Igihe babwirizwa ibi bintu, benshi bagaragara nk'abakozweho, bakaba banarira uturira tugaragara ku maso, ariko imitima yabo ikiri urutare itigeze ikorwaho. The Lord Jesus have been present when they have been presenting that which was called sermons, but their words were destitute of dew and rain of heaven. Yesu Kristo yarahagaze igihe babwirizaga ibyo bita ngo nibibwirizwa, ariko amagambo yabo yari amagambo atagira ikime, habe n'imvura iva mu ijuru ngibe mu magambo bavugaga. They evidenced that the anointed ones described by Zechariah chapter 4 had not ministered to them that they might minister to others. Babwiraga abana bati, umurimo uvuga ugomba gukorwa muri Zekariya igice cya 4 wo gusigwa amavuta ntabwo uraba ku buryo abantu bakwiye guhaguruka bakajya kubwiriza abandi. Barabacantege gusa bavuga ati, ubusi uyu muntu ko arinjije we yaba yaramenye kubwiriza ate, uyu si ibintu abiza ate katari umuhanga. Bagaragaza yuko mwuka wera atarasukira ubwoko bw'Imana. Twebwe ubwo twahawe amahirwe ntidukwiye kuba banenganenza, ntabwo dukwiye kuba banenganenza. Ndasaba Imana muri uyu mwanya ngo iduhe ku bwenge bwayo. Tugiye guca mu muriro, tugiye guca mu birushya. Ibyahishwe 3, ibyahishwe 3 umurongo wa 9. Handitse amagambo avuga ngo, dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Abo bose ni vuba bakubarara hasi. Umurongo wa 10 haduha ibyiringiro by'uko inzira tuzayicamo, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza bari mu isi. Kuko wihanganiye ijambo ry'Imana rikakubaka, rikakuremera ubuzima, Imana isezeranye ko izakurinda akaga kagiye kuza kugerageza ibihugu byose. Nta gihugu kirasigara kitagezemo irangamuntu koranabuhanga. Nta gihugu kirasigara kitagezemo ifaranga rimwe.
ibi byose biradushyira mu kigeragezo cya nyuma cyo kuramya, ariko Imana isezeranye ko iraduha uburinzi. Aha rero niho wo gufata umwanzuro. Umurongo wa 11, urugamba rushoje haranitse ngo ndaza vuba. Komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Twagize amahirwe abandi batagize, nimufatirane. Nidutinda ku isi, ubu buhamya buri kwandikwa mu bitabo byo mu ijuru. Nta gihe dufite mu isi, Yesu araje vuba, Maranata, Mwami Yesu araje. Mureke dusenga Imana. Mana Data wa twese, turagushimye kuri wo kwiringirwa. Turagushimye ko ari wowe uriho, wahozeho kandi uzahoraho. Cyubahiro ni kibi cyawe. Turifuza imico yawe, turifuza guhindurwa nawe, turifuza gukorerwamo na mwuka wawe mu bugingo bwacu. Ndakwinginze ngo ugire icyo udukorera, duhindurira amateka, mwamuca icyaha mu bugingo, kugira ngo duhagarare muri iyi saha isoza amateka y'isi twirinze, duhagaze mu kuri kw'ijambo ryawe. Cyubahiro kibi cyawe, turaguturije kugira ngo dukore ibyo tutakwishoboza. Abafite ubwoba bamara ubwoba, ababuze amahitamo kubw'imiryango baha amahitamo mazima. Tubisabye Imana y'amahoro mu izina rya Yesu, amen.